Murakoze mwami Imana rero turinda tukabaho duhora ibyaha byacu bavuka kuvura katurinda inzara intambara n'ibiza bikatuba kure abaramuka bakaba benshi nk'uko tungana uku bizajya bihabwa icyizere abadutije ubwenge uko twaje ibyo uvuga bana natwe muri uyu mwanya kandi abakwakiriye bose ukabaha iherezo neza. Amen. Tugiye kwiga maze ko dukunda kwiga tukakubwirizwa ajya abo twarishije mu bushize twize ngo intambara z'umukizi ajya mwibuka muzingare nta nimwe wowe ubwawe imiryango urungano n'umubano ntabwo birimo ibinyoma wihinze umusibo nta na kamwe mwafashe sawa. Uyu munsi rero hari igihe muragira ngo ntabwo turi kwiga, tugiye kwiga umukristo n'imirimo isanzwe. Namwe tubireho nicyo tugiye kwiga. Imana ibeshaho, Imana irarinda, Imana ishoboye byose, Imana ni umutima w'ubugingo, Yesu ni amazi y'ubugingo. Nibyo Yesu ni amazi y'ubugingo ariko tukajya no kumugeza. Yesu ni umutima w'ubugingo ariko tukarya no mu isafuriya. Imana irarinda ariko tukagira n'abasekirite. Gusa irarinda tukagira n'ingufuri n'ibigufuri. Kature wose zadashyizeho ingufuri twazishyizeho, turangije tubwira n'abaturanyi ngo ujye urandebera. None ubwo Imana irarinda. Hariho n'ibipangu biriho abasekirite, abazamu na kamera. Hari abo byacanze bashyiraho n'imbwa, kandi Imana irinda. Ubwo noneho mwabyumvise, nubwo irinda ntabwo Imana ipfa kumanamana. Abarokore nibo bapfuye ubwenge, babwira umuntu ngo najye mu cyumba asenge ngo azavamo abonye amafaranga. Ntibibaho, amasengesho ntabaho. Barangiza bakakubwira ko uzayabona usenze udakoze, kandi bo bakayakwaka. Ngo jugunya ubukene bwawe hano. Ubwo ugashyiraho ngo bazagusengera ukire. Kuki se bo batabanje kwisengera ngo bakire? Bo bazi gusenga ahubwo bakajya baduhaho. Pasitori aramutse asenga ugakira ntacyo wakoze, ntabwo twakigwa tumuha amafaranga. Yasenga agakira ahubwo tukajya tujya kumusaba. Sibyo se? None we warabizi ubwo buginga ntiyabugira, azi ko azakizwa nayo mu muhanda. Nimwe azajya abeshya ko muzakira basengeye. Nibaza ko mu butumwa bwiza ibyo binyoma twaraharenze. Noneho kera Pawulo ari kubwiriza ubutumwa, yageze mu kirere bita i Tesalonika. Ngo ahasanga abakecuru, abasore, abagabo bari barakiriye ubutumwa, bizera Imana, baranayikunda, bamenye n'ubushobozi bwayo. Bamwe batwigishije kare, ari uko ubumenya babumenya neza. Barangije rero, buriya hari igihe umuntu amenya ibintu amajyejuru ngo akagwa mu makosa yibitse, ngo tumaze iminsi tubyiga. Barabwirana ngo ubwo Imana ishobora byose, akaba ariyo twayobotse. Ntimuzongere guhinga, ntimuzongere gucuruza, ntimuzongere gukora, ahubwo mube muri hareruya na hamina, Imana izatugaburira. Ntabwo ruri hamwe.
nubwo bitangiye none, abakusi ntabwo batangiye none, bariho mu gihe cya Pawulo. Ngaho Abatesalonike ba kabiri 3:10, Pawulo abuze uko araba icyaha, abonye nabi icyaha yoroheje hari bitari bufate, arabikarihana, avuga aya magambo ngo kuko iki ari cyo twabategetse tukiri kumwe namwe, ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye. Musubiremo. Umuntu wese wanga gukora ntakarye. Abazasoma igitabo cyitwa Manuscript bari gusobanura uyu murongo baravuze ngo umuntu wese ushobora kurya square meal ni nka 1/4 cy'ikiro. Ekota ni robo. Umuntu ntiyabirya. Irona no bajya mu hazi. Aginusu. Gowe numva ko ari hatari. Umuntu wese warya irobo ntimukari mu hatari kore. Ntabwo mubyumvise kandi. Ntimukari mu hatari ute? Nukuri pagasa agomba kurikorera. Niba ari n'umwana kumbuka hazabeho organisation nashake nubwo isana tayoza ngo ayinoze, ariko abari ujya yaterura ajyanye iyo barayogeza yajyane mu kabati bamaze kuyoza kubagira akabati cyangwa akagege, nubwo ataratundi ifumbire, ariko ibitebo n'imifuka bari buryo urabijyana n'isuka yiharure nawe yigo yakanuye amaso umugoroba mu bimuka. Niki umurongo uvuze umuntu wese ushobora kugira ibyo atamira ntakabitamire atagenda ute atabikora. Hari abantu bibeshye ku butumwa bwiza, bibwira ko ubutumwa bwiza budakora. Kera ubutumwa butaramenyekana neza, igihe badufungaga ku babizi, ikirego baturegaga ko tudakora. Ndetse ko n'umuntu wagiye ejo yagiye n'ejo bundi yagiye n'ejo bahitaga bisetinga mu kubwo ntabyo dukora. Natwe twajya turaburana nabo turi muri gereza tutese none muratugaburira. Mwari mwumva aho twibye? Ahubwo dufite uko tugenzura ibyacu bibareba. Nuko n'uyu munsi wa none hari abazi ko abana b'Imana afashe isuka yashinze akaduka, asunitse igare, yashinze ikiduka, yaguze ikimodoka, hari abahita bandika ngo akunda iby'isi. Uyu yaraguye akunda iby'isi. Kandi ubwo bakavuga gutyo inzara yabatera bakajya kumufifitaho bashaka ngo abahe kuri bya by'isi. Ubwo si bayinene umubyimba. Ubwo rero ibi ni mu byumve ubukristo no gukora niryo somo turi kwiga. Mu nama zigiye itorero ndakoresha soft ni 103. Ku bafite igitabo nyirizina ikigo cyitwa kuba mu isi ntubu w'isi. Kuba mu isi ntube w'isi. Harimo ijambo rivuze ngo kwizera yuko umwana w'umuntu agiye kuza vuba mu bicu byo mu ijuru bidatinze ntibizatera umukristo nyakuri kuba umunenganenzi no kuba umunebwe mu mirimo isanzwe yo mu bugingo. Abategereje bashaka gutunguka kudatinze kwa Kristo ntibazaba abanebwe, ahubwo bazaba abanyamwete mu murimo. Umurimo wabo ntuzajya ukoranwa ubunebwe n'uburiganya, ahubwo uzajya ukoranwa gukiranuka n'umwete no gutungana. Abigira shyashya bibwira yuko kutita ku by'ubu bugingo ari icyemezo cy'uko ari ab'umwuka, kandi yuko batandukanye n'iby'isi, baribeshya cyane. Ntabwo mwumvise? Ajya ngo abigira shyashya ngo babigenze ngo bibwira ko kuba badakora imirimo isanzwe muri ubu buzima ngo ari bo buzuye umwuka cyane.
baribeshya cyane. Ndasubiramo, kuba umucunguzi wacu agiye gutunguka ku bicu byo mu ijuru bidatinze, araje. Ntibizatera umukristo nyakuri kuba umunebwe mu mirimo isanzwe y'ubuzima, ahubwo imirimo yose azajya ayikorana umwete mwinshi cyane. Reka mbabwire, ni natwe dukeneye amafaranga. Abakire nta nicyo aba bo mu isi nta nicyo ubundi bayamaze iki? Ntibahiga ngo umurimo w'ivugabutumwa ujye mbere. Ntitwabatumiye tugiye kubakira umupfakazi, ntabwo bayaduha, ntawe bacumbikira, keretse bo na bene wabo bonyine, kandi na bene wabo bose nzi ko ntacyo babamariye. Hari n'abatita no kuri ba nyina, ugasanga umuntu n'umukire, nyina yambaye nk'intore igiye guhamiriza. Njya mbabona bashiki babo barapfukereye iriya, ari uguhenura ugataku ku nzira, kandi baronkanye ibere. None twebwe dufite umurimo, twebwe ducumbikira abashyitsi, twebwe tugemura ku bitaro, twebwe duhiga, twebwe dutanga ituro, twebwe dukeneye amafaranga. Rero uzashinyika aze, uzashinyika amafaranga aze, uzabigenza ute? Uzayakorera. Ubwo rero icyo mumaze kucyumva, ntabwo kuba Yesu agiye kuza byigeze bigira icyo bihagarika mu gukora imirimo. Bibiliya Itangiriro 8, uyu murongo niwe ubereye abakusi bose bo ku isi, baba abidekaraye n'abihishe. 8:22, isi ikiriho ibiba n'isarura, n'imbeho n'ubushyuhe, n'impeshyi n'urugaryi, n'amanywa n'ijoro ntibizashira. Harimo abatumva imirongo uko ivuze. Ni ibiki bitazashira igihe cyose isi izaba ikiriho? Ibiba n'isarura. Ibindi nimushaka mubireke. Ibiba ni iki? Njye niko nashakaga. Isi ikiriho ibiba n'isarura ntibizashira. Ubwo rero umuntu kera twigeze tubaho abaka, twabona urw'inga imyumbati tukavuga tuti uyu yaravuye, ibyo byumba tuzabijya ryari? Byabaye. Watera igiti bati yewe yaraguye, byagiye, byarashaje, byasimbuwe n'ibindi. Yewe byasi kono zari muri 97, uguze ngo heza imyumbati ingana iki? Kubona umuntu yaguze ingozi, finish. Yabaga yaraguye, hanyuma bajyaga imigayo bakayitanga. Ariko icyo gihe Yesu yaraje, sinzi yakatiye. Kandi ababaye bakaba badafite umutima mubi n'ubujiji, byarabafashije kugeza uyu munsi wa none. Keretse abababaye ari injiji. Kuko hari abantu areba ikiva agiye guterura cyo kwita ku muryango we, yabona ubunini bwacyo akabona atazagishobora, akiviringita muri Bibiliya ngo byitwe ko yaretse iby'isi ari umurimo w'Imana, ari ubunebwe, ari ugutinya imirimo. Kandi abagiraga tukabavumbura byaratugoye. Ihinga ryaba rigeze ngo muntu mbe mu murimo, imyaka yaba yeze ibigori n'ibishyimbo, akabunguruka, hataha wazindutse. Wagiye kubunga warabunguruka, hataha wazindutse, akabunguruka. Baba babimaze, ihinga rigiye gutangira akaba ararenze, ukazamuvumbura byaratinze, ukavuga ati ntabwo ari ibwiriza butumwa, ahubwo iri ni ibanga. Nubwo tubwiriza ubutumwa, umuntu wese ufite ubwenge ni akaboko kamwe iriya, akandi ntikaba kabuze kuba inyuma mu twawe, kuko twebwe amafaranga turayakeneye kuruta abandi bose bayatunze. Rero ubwo mwabyumvise, umukristo agomba gusenga ariko anakora. Muri insanganyamatsiko ndavugamo utuntu 4, ndavugamo gukora ni 5, ndavugamo kuzigama, ndavugamo kumenya amakene y'ibanze mu buzima, gupanga imishinga izaramba, no kwigisha abawe gukora. Mbisubiremo. Turavuga gukora, kuzigama, kumenya amakene y'ibanze mu buzima,
gupanga imishinga izaramba, kwigisha abawe gukora. Ngibyo ibyo tugiye kuvuga kandi mu mwanya muto turaba tubirangiye. Mbibutse Imana niyo itanga ubukire. Imana niyo itanga ubukire. Niba ari umuntu ufite uburezi antize, niba ari umuntu ufite uburezi antize, kandi niba ntawe ndababwira nicyo oya ni uburezi n'imirire myiza ahari. Shaka uburezi gusa edikasiyo ntabwo ari cyo. Icyo ni uburezi n'imirire myiza. Shaka uburezi ntacyo ndabibabwira. Harimo icyigisho cyitwa umukristo n'imirimo isanzwe. Muri uku gukora niho mbereye. Umuntu afite ibishoro byinshi ariko iby'ibanze ni bibiri. Icya mbere ni ubuzima, icya kabiri ni ubunyangamugayo. Byanditse muri icyo cyigisho ndabwiye cyo mu burezi cy'umukristo n'imirimo isanzwe y'ubuzima. Ibishoro ni bibiri. Icya mbere ni ikihe? Ubuzima. Kabiri iyo warwaye ibintu bya badikisi, umugani w'Abaswahili. Iyo uri nkundamugayo nabwo biba birangiye. Baranditse ngo umusore wese utangiye ubuzima ngo nabimenye ngo gutangira ubuzima muri nyangamugayo, imbere yawe haba hari amahirwe yo kuzakira byanze bikunze. Imbaraga zo zirahari kuko uri muzima. Ntabwo amafaranga ari igishoro. Muranyumvise buriya ngo iki? Amafaranga si igishoro. Ngaho mu gitabo cyitwa Guide de Formation Personnelle 132 haranditse ngo mu byiza byose mwene muntu agomba kwishimisha ni ubutaraga, ni ubwenge, ni uburanga, ni ubutunzi, ni imbaraga. Muri ibyo byose nta gihanije agaciro n'imico myiza. Ngo niba ushaka kubyemera ngo uzarebe ibifaranga byinshi iyo birambitswe mu biganza by'ikigoryi. Abipfusha ubusa. Ugasanga umuntu utarigeze ayo menshi w'inyangamugayo yageze kuri byinshi, we watunze menshi. Kwanza ni nacyo kibazo kiri ku bantu bajya basigirwa imitungo n'ababyeyi babo. 99.9% by'abantu basigaranye ubutunzi bw'ababyeyi babo ni ibigoryi, ntacyo babumajije. Ko murakaye cyangwa ntabwo mujya mubireba? Minisitiri akagusigira imisozi n'amazu n'ibiki utarigeze urara ijoro na rimwe ngo umenye uko bakora. Azutse nyuma y'imyaka 20 nta kimwe cya kabiri yahasanga. Mwarabimaze cyangwa se agasanga uko yabisize bitararenzeho n'akangana urwara, kandi we yarabigezeho abanje kwikorera umunyu ku mutwe, ariko ababisigiye agasanga ntacyo. Ubwo rero amafaranga si igishoro. Igishoro icyo kora ubuzima bwo ni igishoro, kuba utarwaye. Icya kabiri ni ubunyangamugayo. Ubwo rega bizinesi twayitangiye niba muri kumva. Ngakatura abantu bazima badakorora. Badakorora mu kibe abazima tu. Nta mpyiko igwaye, nta mwijima ugwaye, nta gifu usibye ubugiripe. Nadushyire hejuru. Ngiye sindi muri abakire. Ubwo icyo cyanjye igishoro cya mbere cyabonetse muri abakire. Noneho ako mugiye guharanira ka kabiri mugahita muminuka mirenge ku ntege ni ubunyangamugayo. Kuko iyo ubwiye umuntu ngo ndayaguhejo, none se turi ku isabato ntuyamuha, ubwo ejo rero hahera ryari? Hahera nimugoroba izuba rirenze, hakazageza ejo izuba rirenze. Ukabona rirenze utayamuhaye kandi nta n'icyo wamubwiye, uzamenye ngo ubwo umutwe uri hasi amaguru ari hejuru. Ibyawe birarangiye. Ibyawe birarangiye. Nanjye ndi kuvuga ibyo rero hari abamara n'imyaka
5, 6, 4, 3. Kandi ukuntu ubugome ari ubugome ari naho usanga umuntu atereye ibara, imishinga ye itarahagaze, iye itarahagaze, kurya, kunywa, iwe kwambara neza n'udushinga ibyahagaze ari ukwishyura ababereye umwenda. Ubwo buri inkundamugayo. Ntabwo muri business uba uzakira uko wahenereza kose. Ibyo abamwe barabivuga ntibabyumve. Uko uzabona umuntu agaye kose ariko ari inkundamugayo, ntabwo azakira. Azasoza agenda abebera, muzajya murabireba kandi mujye munabareba, turabazi, turabatunze. Noneho ubwo ni mubyumve ko kuba uri muzima hagakubitaho kuba uri iki? Uri inyangamugayo. Inzira y'ubutunzi niba Imana ibishaka iri imbere yawe. Mbibutse Jezekiri 303. Nanone mutazakanura amaso cyane, kandebe ko iri jambo ndibona binyoroheye. Jezekiri y'igifaransa 303, murandebera ikinyarwanda muri kangahe, ariko nibaza ko ari ikibwizwa cyo ku musozi. Haranditse ngo abantu bose bahisemo ubwami bw'Imana, ubwami bw'urukundo, gukiranuka n'amahoro. Et en ont fait leur préoccupation dominante. Akaba ari cyo bagira nyambere. Tous ceux-là sont rattachés au monde supérieur. Abo bose babiziritse ku ijuru. Et il ne leur manque aucune bénédiction nécessaire à la vie. Nta mugisha wankenerwa mu buzima bazabura. Dans le livre de la providence divine, le volume de la vie, chacun de nous a sa page. Mu gitabo cy'ubuhanga bw'Imana harimo imizingo y'ubuzima. Buri wese muri twe afitemo page ye. Cette page contient tous les détails de notre histoire. Les cheveux même de notre tête sont comptés. Kuri urwo rupapuro rwawe rumwe handitseho ido n'ido ibizaba mu buzima bwawe, n'imisatsi yo ku mutwe wawe irabaza. Icyo nsomeye aya magambo, abiga mu ishuri nibo baranyumva. Hari ibyo bita predestination. Predestination kubiga theology ni imyizerere ivuga ko Imana izi byose. Nibyo? Ishoboye byose. Nibyo? Ubwo rero bakakubwira bati rero ni nayo igena byose. Kandi hari n'igihe yakuburanya akagutsinda. Hari ukuntu umuntu aza akakwaza atari ko weho abazajya mu ijuru Imana irabazi ntibazi. Subiza. None kumva atari yo yabagennye. Agahita akubwira ati wahenereza wakikubita hasi niba utarimo nturimo. Wajya inzoka ukajya ukanywa urumogi niba urimo. Ibyo nibyo bita predestination. Reka mbabwire ku bijyanye n'imyizerere oya, ha predestination. Ku bijyanye n'iby'agakiza oya, uzajya mu ijuru ukazaba ashaka kujyayo. Ntawe Imana yarigeneye ngo uvuge ngo abandari bageneye abandari bagomwe. Muracyumvise n'inyuma. Ku bijyanye n'agakiza uzajya azaba yarashaka kujyayo, utazajya nuko atazaba yabishakaga. Icyo cyo mu cyumba. Noneho rero twimuke ku bijyanye rero n'ibijumba, amafaranga, imyenda n'amazu no gukiza birabigena. Inkuru mbi mbazaniye niyo Imana niyo ibigena. Ijoro ryo kurya ubugari n'isosi ari ubugari watabye mu munyu ntabwo uzarirenga. Ukwezi uzahenura uri kurya umushogoro, uri kuwurisha undi mushogoro. Hari inzara zateraga umushogoro ukamuye tukawurisha uworoheje. Ubwo nawe byiteze iryo joro ntuzarirenga. Ku bijyanye n'ibyo tuzatunga, icyubahiro uzagira mu isi, ubutunzi uzagira, Imana yo irabigena. Icyo kora ngo mu kujya kubigena nayo hari ibyigenderaho. Irabanza muri sosiyete ikaguprasa, ikagutereka, ikagushinga ibyo uzamaramo. Noneho igikoresho cyose kizagufasha mu cyo uzamara ikakiguha.
ariyo mpamvu hari abazaba batindi kuva bavutse, baba abasore ari abatindi, baba abagabo ari abatindi, baba abasaza ari abatindi, n'intumbi uyiboneho ubutindi. Ariko nta kindi cyabiteye, nuko icyo Imana yabonye yamara nibwo butunzi yagenda ute yamuhaye. Nuko bimeze. Hari n'uwireba ikabona ahubwo umuhaye udufaranga none mutamunyuraho. Ese nk'umuntu wirata yaguze agatenge k'ishamboni, niba bishamboni yaba yakaguze agatangira uzi nk'umuhaye bya bindi by'amadolari 200 bwamukira yabamarira ku icumu. Ibyo by'Imana irabigena ikurikije icyo uzamara muri sosiyete. Noneho rero nubwo turi kwiga gukora ntabwo tuzahindura imigambi icyakora iyo ijuru rije gutanga imigisha, Bibiliya iravuze ngo nzahira imirimo y'amaboko yawe. I will bless the works of your hands. Nzahira imirimo y'amaboko yawe. Mbese umeze gutya ntukore, habubwo Imana yamanuka ije kuguhira ikaburiho ahirahira. Ntabwo Imana ipfa kumanamara. Ariko uramutse hari icyo uzamara wanakoze yazi ukabiriza. Ntabwo abatunzi ariko baturushije gukora. Nta nubwo ibyo dutunze abatabifite twabarushije gukora. Ahubwo niko Imana yabishatse. Ubwo aho ndahavuye. Tugiye kuvuga rero ku ngingo ya mbere yitwa gukora. Bibiliya yamaze kwerura. Udakora ntakabikoremo. Udakora ntakabikoremo. Ubundi rero ababyeyi nibo bagowe. Yaba bari bagifite ijambo nababwiye ngo no mu nzu iwawe umwana utakoze ntakabiri. Uno bakwica. Abenshi nibo banyiri ijambo. Nibyo? Ariko mu by'ukuri kugira ngo umuntu utakoze abirye, nta nubwo ikibazo ari ibyo biryo gusa turi gufuhira, ahubwo ikibazo n'ubwo bwenge bwe wishe. Nicyo gituma mubona umuntu ungana nanjye akirindiriye ko nyina azamuha. Ngamundebe ndindiriye mama. Ugusazira ubusa. Kumerera imviniro hari ubusa. Umuntu w'imyaka 50 urindiriye nyina w'agakecuru k'imyaka 90. Yorokoye ngo mama nyoko arapagasa banjejewe. Nyoko hari ikindi kintu yakigezaho sibye aho bamusize akireba. Aho kugira ngo ugende urenge Mukamira, urenge Kibungo, urenge Rwamagano uzu yazanye, ahubwo urindiriye ko nyoko azapfa. Ubwo nizere ko nta wakiriye ubutumwa ukirindiriye ko nyina azapfa. Ngoma zampa ikibanza ko kara kabande mutuyemo ushaka umwe inkangu zizagutsinda, wajya gushaka ikibanza ukarambura amaboko ukajya gupagasa. Ubwenda abo mbwiye baranyumvise, bari bakanuriye amaso banjye mugira abanyoko mama muri nkanjye bigisebeye. Gukora muri iyi ngingo ya mbere yo gukora turayivugamo utuntu tubiri. Turavuga gukorana umwete, turavuga kutanena umurimo. Gukora buriya n'uwahinze, umuntu umwe niwe bambwiye ngo mwakoze ngo wabuhinze, warangije aravuga ngo yewe ngo naho umwana ajyanye ngo ubuhinge burimo. Bwarimo batabyumvise n'ubundi amakuru niba yanze. Urabyumvise shatse? Wabyumva ute? Bari bamuramukije bati wakoze rwose wabuhinze, bahereye kuho babonye. Arangije kubumvisha koko kuba yahinze, hamwe barambika imetso bakajyamisha umwana ngo muraba ari kise ko nta umwana ajyamye burimo. Beze nabwo babwongereho naho yahahinze. Ubwo rero nta kijegera kiteberera mu busa. Nijye ripararaza. Umuntu wagiye akazana umwasa awufashe ku rutuka akawutura mu rugo akicara kugeza nimugoroba yakoze.
umuntu wabyutse karakazana ijerekani y'amazi akayitura akiryamira nawe yakoze. Ariko si ibyo ndi kuvuga. Iyo bavuze gukora ni ugukorana umwete, nibyo byitwa gukora, ku buryo nta munota n'umwe usibye kariya bajya bashyiramo ka break ngo abantu baruhuke, ka pause gatoya ngo bahumekeho batakuka. Iyo bavuga gukora ni uguhera mu gitondo uri gukora ukageza nimugoroba. Ubundi Imana yageneye umuntu gukora ataruhuka amasaha 8. Amasaha 28 agize umunsi agabye 3, harimo 8 yo gusinzira, kandi abitwa igitsina gore basabwa kuyaryama ntihaburimo n'imwe, bitaba ibyo bakazasaza ari indondogozi. Bwa bukecuru bukubarira inkuru niyo kakubariye ejo kakayisubiramo, bakazahura n'indwara yo guta ubwenge hakiri kare arizemo, cyangwa se yo kugabanuka k'ubushobozi, ibyo bita dementia cyangwa se demence, bitewe nuko batabonye ibitotsi bihagije. Ubwo rero umuntu wese waremwe akeneye gusinzira amasaha angahe? 8, akamenya ko yakunkumuye 8. Akeneye gukora amasaha 8, none akeneye kuruhuka ahinduye icyerekezo andi masaha 8. Mbese ushobora kuba uri kwifumira ntabwo byakuvuna, ushobora kuba uri kwirebera n'amakuru kuri radio, ushobora kuba uri kwiyumvira indirimbo, wakihatira ibirayi uri kwitekera. Biriya ntibyitwa gukora, byitwa kuruhuka. Ni imirimo yo guhindura icyerekezo, kuko uyitinzemo yakwangiriza yonyine irangiriza. Ubwo rero gukorana umwete niko kwitwa gukora. Ngaho ibihamya by'itora umuzingo wa 2, ndebe ko mbona mu ijambo nshaka. Umugabo umwe yari afite ibibaraga byinshi, ariko yajya arakora akisondeka, kandebe ko iryo jambo ndibona ni page nka 50. Yego, Madame aramwandikira ayo magambo yanditse n'ahandi, page ya 50 nibyo. Madame aramwandikira amubwira ngo votre force est suffisante pour pouvoir abondamment aux besoins de votre famille. Nkurikije uko ndi kukubona imbaraga zawe zirahagije, zashobora gukenura amakene y'umuryango wawe. Levez-vous matin, byuka kare mu gitondo. Lorsque les étoiles brillent encore sur les fonds, nibiba ngombwa cyangwa se bitewe nuko byaramutse, ujye ubyuka n'inyenyeri zikiri mu kirere. Faites vos plans en vue de l'accomplissement d'une certaine besogne. Shyiraho igenamigambi y'icyo uri bukore uwo munsi, puis passez à l'action. Nurangiza winjire ushyire mu bikorwa ibyo wapanze. Remplissez chacun de vos engagements. Buri kintu cyose wapanze gerageza kugikora. À moins que la maladie ne vous en empêche. Ibyo wapanze byose bwira ubikoze, keretse indwara n'ibikubuza, keretse gusa wagenda ute warwaye. Mieux vaudrait vous priver de nourriture et de sommeil plutôt que de vous rendre coupable envers ce qui dépend de vous. Ibyaba byiza buzire utariye, bizagukereho udasinziye, aho kugira ngo uzabure ibyuha abushinzwe. Ubwo iryo jambo ryumvise muri make hari ibibi bibiri. Abafaransa baravuga ngo on choisit moindre, guhitamo cyanangwa nacyo. Kugira ngo umugore avuge ngo isabune yashize, umwana atunguka hano ngo ikaramu yashize, n'undi abaje ngo ikayibayi, none nawe uburi iyura bivana ngo hari n'ibishyimbo gusa, ngo nta mutsima uhari, ukanura amaso uburi iyura bikura, ngo wari ujyamye ngo bwajyabe rizaguki. Ubwo birasobanuye ngo kugira ngo ibyo bizakubeho ujye ukora akamanywa hano hepfo mu mucanga,
ku mugoroba ujye ku kizamu n'umugore wemerewe kuryama none se uzi mwebwe iryama byisetse niba mutarayibonye ko igihe iri gushinyika iba yumiwe ntabwo ari amaseka biba byayiyumye kuryama ntawe bitabera kurya mu gitondo ukongera ukajya ibya nimugoroba ntawe bitabera ariko aho kugira ngo umugore agusabe ikijumbu kibure uzajya ukora akamanywa mu mucanga uraremu kuko izamu nimugoroba kandi utwo tuzi twombi turahari ubwo mbese bari gushimangira bakwereka ko ushinzwe gukora ngaho kudakora ni icyaha iyo abawe baburayi uba wakoze icyaha Timoteyo ya mbere by'umwihariko abagabo 5:8 ariko niba umuntu adatunga be cyane cyane abo mu rugo rwe aba yihakanye ibyizerwa kandi aba abaye mubi hanyuma y'utizera ashobora kutarya amakaroni byashoboka ntibarya umuceri n'inkwi zibihisha akaba ari ntazo ariko niyo mikucu bazayihekeye yavuye mu biganza byawe ya buri joro idasiba ubundi hari ibidasiba ni ukuri ibindi byose n'amateraniro murayasiba ariko urahirwe abo wabyaye ntabwo bazasiba kugenza ute kurya uko byabakoze noneho ubwo mwamaze kubyumva kugira ngo ibyo bizagerweho ni uko abakora bagomba gukorana tujya tugira abantu rero bakora agakubitamo agasuka mu gitondo 2:00 3:00 ngo natashye ngo ni mukenke ngo bahinga amasaha 3 mbega imbibi ni mukenke bahinga amasaha 3 kuko abazi ngo mu kabande kamwe harimo amateke hirya harimo imyumbati kandi ufite imyumbati afite n'isombe ufite isombe agira n'ubugari uri kureba buriya ntabwo mubizi abantu ikere ino kubera ko twezaga ibigori byinshi twari twarishyizemo ngo kwino hepfo ari abakire ino hepfo si abakire narabaza nsanga bagira ibiryo 11 tutagira kandi umuntu ukurusha ibyo kurya 11 arakurusha dutangire ntitugire imyumbati ubwo imyumbati tuyishyiraho n'amababi yayo n'ubugari bwayo si 3 beza ibishyimbo 2 twe tubyeza rimwe ngo hari season y'ibishyimbo kandi nabyo bikaruma kera ino twari twarirase ngo tweze ibigori none imbuto y'ibigori yaje ntiyeri no hepfo baturusha ibigori koza ikigori kizima tukivanye mu mayaga ahashyuha niho iyo kitavuye i Bugoyi kiba kivuye i Musanze cyangwa mu Ngororero muzongera mu gikigori bagikura hehe bagira soya murayigira bagira ubunyebwa murabufite bagira igitoki ubwo na bya bindi byacyo byitwa imineke ngo bagira n'agatoki bagira amateke erega ubwo n'ibijumba byino ibi ni ibijumba noneho hari n'imboga baturusha zisanzwe kwanza ino ndabiretse noneho nawe atashye 4:00 ngo abanyamayaga batahajyane ngo 4:00 haba hanashyushye iwawe harakonje muri make iyi nshinga yitwa gukora uzakorana umwete byanga bikunda akaboko kawe karare kazanye ibyabawe barageze ute bararya ngo uzabibuzwe nuko warwaye igihe uzabona umuntu wicaye ngira umuntu w'umunyamuryango ariko ni indwara y'ibisazi iyo abonye yaba bitaruye haba hari ubimufunguriye haba hari utwo yejeje iyo abonye ibiro 10 by'amasaka ibiro 10 by'ibishyimbo ibiro 10 by'imbungure yenda ni naho yakora ibijumba nk'incuro enye ubwo azongera kuva ku mbuga ye bishize mbaje nuko musetse kandi asa n'abandi azava ku mbuga bigenda ute bishize ari gukarakara akabona byose byashize nibwo azajya gupagasa kandi ubwo utwo tuntu tuziye rimwe Imana ibituguhereye ngo ubwo twibitseho tuzashira ugeze ku bikomeye tuzashire waguze agahene
yenda ka 40 cyangwa ka 30 kamwe bazaha igikoma cy'amasaka. Ibyo utwi tuguhereye ngo tuzashire waguza kenda kuko kenda kugusaziraho. Ariko ndakavuga ati buna mfite ibiryo ntabwo ndagenda yitege yashegama. Nuko ubwo hari n'abagenzi be mvuze nibona nashakaga kubwira ko we ntara. Kabiri muri ingingo ya mbere no kutanena umurimo. No kutanena umurimo. Ntagire ubabara. Ndasubira muri uyu mugani nta kijegera nk'idebe riri mu busa. Debe ryuzuye ntirijegera. Ngewe nubwo ntabanye n'abazungu cyane ariko gake twabanye karahagije. Hari ikintu nabigiyeho. Uku twebwe ino umuntu wagize utwagira akabyira ntago abazungu babigira. Umuntu aba afite company n'uruganda ari umuntu wubashywe utumirwa mu nama y'akarere cyangwa ya province. Ariko ukanasanga nta nicyo bimubwiye. Muri iriya migabane ba ministre dutegana gari ya moshi. Ufite urukapuro kugenda na ministre muri kubyigana ni muri gari ya moshi ntacyo babibabwiye. Ndegeho nyine ndumva aho tuba turi hamwe ko nta kodi byagenda. Nubwo hari aho babicaza ariko ni kimwe. Ariko umuntu wina wageze inkebyiri ajya agenda ari kugira ngo hari n'ingofero yafite igikuyu. Hari ingofero yitwa mfite igikuyu. Uraho utayizi se? Irahari. Ku buryo buri iyo uyiguze ukayambara utakigira bajya baguhamagara bakakureporosha. Noneho bano ngo beze ibijumba abakungujumba. Abagore bajya bicara bagatukana ngo njyewe ngo karangaburira ngo kandi ushibijumba. Ayi ibijumba we. Njye nshaka ngo mwerekere aho nshaka kuberekera. Niba buno warwara ntushobore kwivuza nijoro rimwe muri Faisal. Ibyo mvuze byumviswe na bakeya. Uri umukene. Uri umukene. Ni kwa kundi nyine mu gihugu cy'impumyi. Nyiri ijisho rimwe bamutorera kumwe umwami naho ubundi uri umukene. Faisal nibyo bitaro bihenda mu Rwanda nibyo bikomeye kuko batari kumva ibyo ari byo. Kujya n'igihe warara muri mukishyura miliyoni bitewe n'indwara yakujyana. Nubwo yaba yoroheje. Ubwo rero icyo mvuze niyo waba uyafite igihe tuba tuyafite twayagezeho. Nawe ukabona bizi ko Faisal bavura neza. Hariho abaganga babahanga ukananga. Kavuga uti singiye gupfa nyamaze da. Ndayagura gasamba abana bazasigara kamere muri centre de santé nkurikizeho kuri hôpital. Zaje kuri hôpital njya mu Ruhengeri bazanjyane sashika njye ku murongo bazamera ndembu zo mu kwa mbere ndindire kuko uri kumva nta butunzi ufite bwo kujya kumenaho aho akomeye barara bagutunganira. Nurwo rugero mbahaye rwo muri abakire ntabwo bajya bikanira mu nzira ngo turakize. Yisesetsemo mbese ibi mwigira ntabwo bo babyigira. Umukire warakize akadomo. Ahubwo udakize niwe ushaka kwerekana ko akize. Yo bita complexe d'infériorité. Biriya ngo ni orgueil. Biriya ni orgueil. Biriya ni ubwibone ku babyiga mu ishuri. Nta nubwo bikorwa n'aba batindi gusa. N'abantu bose bafite hano mari barabikora. N'abantu bagufi. Iyo umubwiye ukuri ngo ajya agira ngo ugure kumusuzugura. Utarize. Wibashye ukamukandagiraho muri nka bane biza ari utarize. Yakikagashyirwa bari kujya kumusuzugura kuko atize. Niko n'umukene amera. Ajya gushonesha niba ari iribaye. Akarishyiraho ibinyugunyugu n'ibipapuro. Ngo bajye bagira ngo arakaze.
yaba aragura ipantaro akagura iriho ibyuma n'ibishene ngo bajye babona ko nawe akomeye. Reka mbabwire, nicyo gituma banena n'imwe mu mirimo. Nta nicyo njye nashakaga kuvuga, kunena imwe mu mirimo. Katurebe umuntu wabuze akazi, bamvumbuye. Iyo mpera handi ntabwo mba mbabuze. Ubu hari ababuze akazi muke. Igihe cyose uzavuga ko wabuze akazi ni ibintu bibiri: ni ubwibone n'ubwenge wabuze. N'akazi ko ndikabura. Icyo kora wabura akazi ushaka, ako ushaka ko wagenza ute wakabura. Ariko no kwikorera amakara ugatura ku muhanda bakaguha senkisa warakabuze, nta mutwe ufite. Muri mwe harimo n'ababona igishoro cy'ibihumbi, umufuko ugura ngahe no 19. Hari abayabona 19 akajya agura akawiyikorera, umugore n'umugabo bakawugeza ku kabaya, bakawuteranya, bakabongereraho nka 2, ko nawe iriya ntabwo wawugura 19. hari utwa ukabona mutahanye 3 si ubugari. Naho n'ikindi abantu batazi, akazi gasubitse ariko gateganya n'amafaranga. Hari abantu bagezeho basudira hari ako kabari, bavuye gusudira ikigega, umuntu afite 20,000 bari batabashaka bakabona. Rega ayo udafite se baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta muvakuzimu y'izuba. Mbese murabumvise? Ngwiki? Muvakuzimu y'izuba. Tunga abari kuri gaya ikuzimu yarigiraga. Waba uvuye ikuzimu hataba izuba, nubwo ryaba rirashe gato wavuga ngo izuba ni riki? Nta muvakuzimu y'izuba. Wabuze akazi ariko ntiwabuze kubeshya. Uvuga ko wabuze akazi ariko ntuzabura no kwirirwa utisize amavuta. Uvuga ko wabuze akazi ariko ntuzabura no kujya kuri butike kuvuga ngo mumwe munyibitse ngo ikiro cy'ibishyimbo. Si wabuze akazi, ntuzabura n'ideni, wabura byombi. Ubwo rero mubyumve, muri uku gukora harimo ingingo yitwa kutanena umurimo uwo ari wo wose. Basore mucuruza amakara, mubumba amatafari, mutunda umucanga, mwikorera amabuye, munyonga igare. Niba ega ribonwa n'uwozereye, ubuzima ryo ririyoroheje rero. Akazi kose uzagakore, niba nawe uzayividura icyo upfa si amafaranga. Nushaka gusimbuka kure ngo arabanza agasubira inyuma. Ntukanene umurimo bikugeza ubwo wigwa wica. Ntacyo uri cyo kinene umurimo. Ngo ndindiriye ngo mu kwa 9 ngo nibwo marume ngo azampa igishoro ngo yanyemereye 2,000,000. Ubwo turi mu kwa 4 uzazibona mu kwa kangahe? Wari wicaye ubuze ngo uzaburiya ngahe? Uzi ngo bizagera uriya ngahe? Noneho rero aho sinshaka kwatinda. Abaroma 12:3, mwe kwifata uko mutari. Mwoye kwifata uko mutari. Kabi karimenya, ntambwe igira umubyaza. Jya umenya aho uvuka n'icyo uri cyo. Ntukanene umurimo. Ni ijambo rimwe ubwo ndi kumva ndashaka gusobanura. Ntukanene umurimo. Imirimo irahari, idahari niyo dushaka. Naho indi mirimo yigenje ute irahari. Ibindi sindabivuga mwase. Ngaho ku ngingo ya 2 ni ukuzigama. Kugenza ute? Ubwo abo tubimutseho rero, reka tuvuge ko imirimo ntimwayinenye, mwakoze. Makara mwayatunitse, ibijumba muri kubyikorera cyane munezerewe. Voka ibiti muzi kubihanamamo nta kibazo. Micanga mwayitunze, amatafari mwayabumbye, amabuye mwayatunze. Ahenshi mu dusozi twacu metero igura menshi. Micanga ni imari, nta kitari imari mu misozi y'iwacu. Ifumbire ni imari. Noneho
ingingo ikurikira ibyo ni ukuzigama. N'ubundi hari abo udufaranga duke cyangwa twinshi tunyura mu biganza ukagira ngo ni muri Nyabarongo batujugunye. Umuntu nawe ubizi ko yakoze ikiraka bakamuhemba 100 cyangwa 200, ejo bundi wahagera ya mafaranga arihe ugasanga nta n'igiceri afite. Ihene waguze irihe ntayo. Byagenze bite? Akakwereka ngo naguze intebe ngo siga n'irangi ngo hari hakenewe ngo ni akakwereka ibintu. Ubundi rero mu bitabo dusoma batubwira ko amafaranga yose ashiriye ku murimbo nayo bajugunye bagata birasa. Ntabwo munyumvise, musubire muko mvuze. Amafaranga ashiriye ku murimbo nayo bataye bigenje bite? Aguze iherena, aguze urwara, ashyize ibinyugunyugu kuri zari bayamushonesha, aguze inkweto y'agashumi bakurura mu cyondi gacika uwo umunsi, aguze ya yindi imeze nk'umucundebo wo kwa padiri muri garidiyene. Ayo yose nayo bataye birasa, ntacyo aba yamaze. Kandi ubwo yenda mbwira abakiri batoya, iyo uri kumva uri kwitaka wirimbisha ntacyo bimaze ku hazaza hawe. Ejo uzabyara cyangwa se ufite nyoko na so bagukeneye ubufasheje, kuvuga ngo wari witatse n'ibintu isa neza ngo wari wambaye ibyo ku hazaza hawe ntacyo bigende bite, ntacyo bimaze, kuko ntabwo ari ukuhazigamira. Noneho ngaho muri uku kuzigama ntabwo ndabarangira ibitabo byinshi, ariko abazasoma urugo rwa Gikristo paje 300 muzabe 357 habivuga byose. Ntabwo ngambiriye kuhatinda, ariko ndavuga utuntu dutatu. Icya mbere, kuzigama habamo kubana n'ibyoroheje. Kabiri, habamo kwiyima bibaye ngombwa. Gatatu, hariho gushyiraho igenamigambi. Tunda dusosoye ngo kubana n'ibyoroheje. Ngaho imigani oya Abaroma 12:16 ntimukararikira ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje, ntimukiyita abanyabwenge. Ndasubiramo, ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mujye mwemera kubana n'ibyoroheje, ntimukiyite abanyabwenge. Abantu batugoye kuri iyi ngingo ni abagore, nibo baza kuri nimero ya mbere. Iyo umugabo ari kapiteni, umugore waba ari koloneli. Iyo umugabo ari koloneli, umugore waba ari generali. Iyo umugabo atunze imodoka imwe, mu bwenge bw'umugore haba harimo gare yuzuye imodoka. Iyo iwabo batunze gitari 8, bajya yumva ari 20. Niwe uzifiringa, niwe uzigendera. Ku buryo ab'igitsina gore wowe uciye bugufi wiyicarira no mu byondo. Abakobwa wabyaye cyangwa umugore wawe bo hari igihe banakubwira bati ariko nawe ukabya kwisuzuguza. Kandi uzi ko kwicisha bugufi ariko kubanzirizwa gushyirwa hejuru, ariko bo bakabikugaya. Uko wifata bakamera uko bameze bakabikugaya. Muribuka Mikale ariko gaya Dawidi yamugaye ngo iki? Isanduku yaratashye, Dawidi arebye ibitangaza Imana ijya imukorera, aribyo ukuntu abeshejweho nayo ngo aratanganika ariyereza. Naho umugore utagira umwuka, utari kubona n'ibyo Imana iri gukora, yavuga ariko ngo umwami ngo noneho ngo abaye ikigorogoro, ngo uri kwibeyurira imbere y'abaja, ngo yebwe. Dawidi ahita amuvuma, yarinze afata byaye. Mikali yarinze afata byaye, kuko ibishimishije Dawidi Mikali ntacyo bimubwiye. Niko ababonye amafaranga bayaruhiye. Umutware umwe wacu niwe uherutse kuvuga mu myaka yashize, abwira rubanda ngo n'ubu ndacyari mu ishyamba. Ubwo abafite ubwenge bumvise ibyo mvuze. Ndacyari he? Umugabo wabonye amafaranga yabanje kwikorera imitwaro, akavana ibijumba hano akabiremesha mu gikungu,
akavana inkoko hano akazijyana mu birembo, akagenda na moto akazana n'amaguru, akagera agera ino saa yine ururimi rwenda gusosoka, kandi amafaranga agenda ute ayafite ari kugira ngo azagwire. Niyo yaguze indege wajya yumva wa munsi ntaho wagiye. Ariko abana bavukiye muri ubwo buzima, umugore bo bajya babona ibyo bintu atarakwiye kongera kugenza ute kubikora, kandi baca umugani ngo buryoha buryana. Abarundi baravuze ngo ushaka inkoro akora muze, ngo n'ubundi abana niba bumvise nta nkoro ibaho, ahubwo umuntu aba yariye iye. Ufata inyundo ukamena amabuye nibwo urara uriye amakaroni. Ubwo se uriye amakaroni uriye agatuza kawe, uriye agatuza kawe. Ibyo murabyumvise. Noneho rero abantu bose nibige kwemera kubana n'ibigenje ute n'ibyoroheje. Reka mbabwire, ubwo ni muri cya gitabo ngo abaturanyi bawe nibagira ibikoresho byo mu nzu bihenze bigezweho ngo ntukababare ngo nabigane, cyetse niba nawe aricyo kika ugezemo. Ndi gusoma barandika ngo muzige gushona imyenda yacitse ngo n'imisozo yayo. Ngo ni ukugira ngo ibintu bizigamwe. Hariho no gushona iki? Imyenda yacitse. Ubona umuntu ugishona akaza yambaye umwenda ushonye uteyemo ikiraka, ni ingerere. Ab'ibigoryi banamuryanirana inzara ngo yambaye wimikiraka. Kandi ubwo we yayibonye asanga yaradomotse hano, abona ntabazi kamwe akaraka izamanira imyaka ingahe? Ibi. Ibyo 10,000 yarayigura, aguramo inkoko zingahe? Imyaka izaba 2, za nkoko 2 zarabaye ikimasa. None uzi ngo ntari kumubara. Agura ipantaro abone n'inkwano niba ari umusore. Ariko ubujiji nibwo kubwira ngo ubwo rurakabaryana mu isaba. Nawe muhuje ubujiji nabo bakakunegura bakubonye. Ariko iyo nyandiko iravuze ngo mu rwego rwo kuzigama ngo nimwegeranye akantu kose gashobora kugira akamaro. Ngewe ubushakashatsi nakoze muri bari abasirimu babaswa, ubu si turi kwegereza Noheli, niho barundanya ibintu byo gutwika. Niho bajya barundanya ibintu byo gutwika. Hari ibyo usanga bari gutwika ubihaye undi muryango wawe bagize ababosi n'ibyo bajya baserukana mu birori bikomeye. Ahubwo ugasanga abandi baregereje bagenda ute. None hari n'umuzimu ujya batera, ntibagira n'akenge ko kwibuka ko hari aho byagira akamaro. Ukabona baratwitse. Winjira mu ngarane y'iwabo ugahita usanga mw'inkweto umwana w'umugaturika yajyana kubatizwa, dore ko aribo bagurira umubatizo. Ugasanga izo nkweto bo bataye undi yazijyana mu birori. Noneho bijya biba umwaku no kubona umuntu w'umutindi w'umukene byarimba akaba atagira n'inzu, nawe we hari imyenda yagenze se yatawa kavuga utese nk'uyu sugusetsa imikara. N'ibyo akeneye mu buzima ntabigira, ariko babona ibyo gutana bagenzi ute arabifite. Mwegeranye akantu kose gashobora kugira akamaro ntigapfushwe ubusa. Noneho muri icyo gitabo barongera baravuga ngo mujye murajya ibyo kurya byoroheje, icy'ingenzi bipfa kuba byubaka ubuzima. Mbese icyo gucungana nacyo bipfa kuba byubaka ubwo bari kukubwira ngo epinari irahenda na seleri na burukori buriya ntabwo imbwa ijyamo byisetse. Ka burukori kangana gutya kagura 1,500, kangana n'iyi 2. Ariko ibisusa nafata gutya byabashonje naraza byagura 200 cyangwa ijoro. Ubwo bari kukubwira ngo iki? Mu cyimba cya burukori sekenye ibisusa. Nicyo ari kukubwira. Karoti ni nziza, ariko ubona muri kubona ko iri gukora. Ariko ubwo muri vitamini A igira 9,700, ikijumba kikagira 7,700, nacyo nticyoroshye. Buyicumbitse mwataka ibijumba. Ubu nibyo bari kukubwira.
noneho kubana n'ibyoroheje ni kimwe mu bigize kuzigama. Aba basore bacu nibo njya mbona ukabona yaguze ipantaro wamubaza yayiguze nawe ukagira ubwoba kuba yaguze inkweto ngo yayiguze angahe ngo 40 akagera bivuge shaho nsenge yumva n'inkweto ya 40 winjiza angahe ku kwezi nayo yari yahabonye yatahanye inkweto gusa byabigeze ute biba bihwaniye. Ubundi inkweto yari gukwiye niyo bita barugabire ikozwe mu ipine gitorotoro icika bagateramo imisumari. Inkweto ifite garanti y'imyaka 10 izabigutambukira kwanza uzaba warakoze n'umuko. Bari kunyumva suko ubwo se bari kunyumva. Akabi karimenya imbere harabategereje kandi hazabaserereza. Buriya bano bakecuru batambutse nubwo mubona ngo nabakene ahubwo ntabwo ari n'abakene barakaza. Umuntu uzagura urukwe agura amazi agura umuriro agura isabune agura ibishyimbo n'umutsima wo kubirya n'imboga zo kuyivanga n'umunyu atange mitiweli n'ejo heza n'ay'umutekano n'ay'umuryango n'ay'abahetsi n'abana ku ishuri. Ibyo byose bikoreshwa amafaranga ntaho yacurukwe. Hari aho ucurukwe babone hari ahantu ugira wacurukwe ngo wenda igiti kigwe uvuga uti mfite garanti y'uko ukwezi ndacana ndatanze aho ntaho. Nimujya murabona abantu bari kumera imvi n'impara ngo mugire ngo naho misekera Rwanda. Ibyo rero iyo ushaka kuzahangana nabyo ubitegura hakiri kare mu ngingo yitwa kuzigama. Ntabwo munyumvise kwiyima bibaye ngombwa. Kwiyima bibaye iri jambo ryitwa kwiyima ntabwo byemewe ko umuntu yima impagarike ye ibyayigirira akamaro kugeza ubwo uziyima ukagwara. Ariko hari ibintu biyigirira akamaro birimo no kwinezeza. Ibyo ubu biretse ugashaka ibiyigirira akamaro gusa. Imigani 21:17 haranditse ngo ukunda kuba inkorabishungo azaba umukene. Inkorabishungo nugendana n'akagezweho kose. Haje agapira ndiyo bwana, haje agakweto ariyo, haje agashakoshi niwe, haje udusatsi sinzi uko bari kutugira niwe, bari gushyiramo imwira cyangwa ibirangi by'umukara niwe, sinzi uko bari kugira utunwa n'utwara niwe. Iyo niyo bita ngo niki? Ni inkorabishungo. Ukunda kuba inkorabishungo azaba umukene. Noneho hepfo ukunda vino ubwo nakaji n'amavuta ya elayo ntabwo azaba umutunzi. Elayo ni nziza ivura indwara, ariko hano baravuze ngo ukunda elayo azaba umutindi. Ngiye mfite ubuhamya bw'umuntu wahirimbijwe na elayo n'uyu munsi wa none. Umusaza unduta ariko ntagira inzu, nta niyazigera noneho aho bigeze. Buri cyumweru igicupa cya kindi cya nimero ya mbere cyabaga presiyo ya mbere ariko cyabaga kiri mu nzu kigura 1000. Icyo gihe cyaguraga 35 kuko ubundi kigeze muri 50 ubwo bakakinywa nyine bagashyira ku biryo karura Scovia karura nani k'abazungu umumeneraho mukajyayo. Ntawe bitabera. Ariko hari igihe bari imibare ugasanga ibyo bintu bitavamo kavuga utubwo mutagwaye rero mukaba muri bazima. Ni nka byandabagurira y'igihwaga kandi nabwo nzajya mena mu isafuriya yose narusha nakuvuga ngo umuntu azajya asukamo arenganywe ubu kibuzima buno ikiro kiri kugura 7 buzima
kiro nibi abana bateramwe ibiyiko rero ntumenye iyo bunyura ukagira ngo hari abandi babukwibye kandi burindiwe aho ngaho ku buryo ku munsi hatabayeho kubahagararaho nka kumwe abakire bahagarara ku nyama mu bukwe bwarara bushize ngaho rero barekurira uwo mudendezo 7 buri munsi 7 buri munsi 7 by'ubuki kuko niba n'undi n'ibiryo tuba turarya ni 7 umuryango wariye neza mukarya ku munsi ni 7 shyiraho n'ibindi 7 by'iki are nakubwira iki rero mu kuzigama harimo no kwiyima ukareba ibintu muri bubure ntimwangirike mu mpagarike ukavuze ngo ibi mubishyireho akadobo tuzajya tubijya ku bunani hamwe n'abandi ntabwo ari uko ubuguwe neza ni uko aba ari ko iminsi yabigenze ute yabituruye noneho ubwo biri mu biranga kuzigama 3 gushyiraho igenamigambi abasore mu nyuma n'ababyeyi natwe abagabo dusoza igenamigambi kujahagurika n'ibisazi ni uku bikurikirana habanza abasore nibo ba mbere bagura ikintu batatekereje hakurikiraho abagore nibo ba kabiri bagura ikintu akajya mu isoko bamutumye imbuto z'ibirayi arizo zimujyanye n'intabire ihari wowe agakubitana n'igitenge none cyaguraga 18 agasanga bakimanuye kigura 12 ubwo iby'imbuto z'ibirayi bikabigeze bite hari n'abaguzi akaguza kugira ngo byose abe yabikemuye natwe abagabo tugakurikira natwe niko bimeze cyo ko natwe tuba turi mu gicu ntabwo tuba turi mu tuntu hari ukuntu bavuga ngo aka kabanza kakwegereye ngo kari ku isoko harimo abadayimoni batuma umugabo ajya gufata ideni ry'ibyo atararanye iyo bongeyeho ngo kari no kugura make ngo kari mu minsi iri imbere ngo kukabona ngo shango ubwo nibwo yituka tukavuga rero korode urabaye ebyiri pe uzaya amajyari ngo weho gusa ngo yametu icyupa n'ukuyatirimbura noneho uko gukora ibintu ariko tuta ubundi wari ukwiye gukora ikintu umaranye ukwezi 2 3 waganiye n'umuryango waganiye n'umugore wagishije inama inshuti bamara kucyapuruva kikajya ku rupapuro nzabura ikibanza kareba ibindi mukabiganira hano hantu ni heza wagira imashini ikamura umutobe w'ibisheke agashyiramo n'akatanga wizi bawumwe nzabura imashini iyi nzira ntuyeho washyira mure isika ibigori n'amasaka hari abakiriya ukaba waragishije inama bakurusha bizinesi nabyo ukabyara ukaba ufite ibintu uzakora umaranye amezi wayunguye ukiga niyayo mafaranga azagenza ute azava ariko kubera kutagira iryo genamigambi ujya kubona ukabona imari kuguyeho kandi yanyaye ariko ikakugaho nawe nta kumeze nguko uko duhita tumanikwa rero nimujya mubona badushoreye dukomera byaragenze ariko ubwo ntabwo turi kubishima ngaho kino gitabo mu cyigisho cyitwa amafaranga ikibi gikenewe icyo cyigisho se muri kucyumva amafaranga ikibi gikenewe kumva urufaransa l'argent le mal nécessaire amafaranga ni ikibi ariko kigenda ute gikenewe ubundi ku isi bibi bikenewe ni 2 icya kabiri cyo sindakivuga harimo ijambo bavuze byinshi by'uko maze kuvuga uko maze kuvuga nibyo bavuze bagiye kwanzura baranzura ngo nguko uko urugo rutagira ingengo y'imari nubwo rwaba rutunze ibya mirenge iteka rwa mu kaga ko gukoresha amafaranga mu bintu bitateganijwe imbere y'igihe hepfo kantaruka ngana inyuma haravuze ngo gushyiraho ingengo y'imari ugapanga igenamigambi birasobanuye ngo
n'igiceri cy'ijana, ugomba kubuza aho wagipangiye kirerekezwa mbere yo kugikoresha. Ibyo bikakurinda kwibaza aho cyanyuze utakigifite. Iyi mvugo iroroheje ariko iratsindagiye kandi iraziritse. Ingengo y'imari birasobanuye ngo uzajya urerekeza amafaranga yawe mu mishinga wabanje kuyapangira mbere utarayabona. Guhera kurangana iki? Igiceri cy'ijana kizajya kirajya aho cyagenewe utarakibona, ngo bizakurinda kwibaza iyo cyanyuze utakigifite. Nuko tubayeho rero, ujya kwibaza, ujya uzamura kofi, iyi kofi ko yari yuzuye, nibwo utangira kubara ngo natanzemo, ngo natwereye, kuko byose ntibyigeze bipangwa. Ngo nahuye na wa wundi ngo mbamuhaye, ngo hasigayemo 5 pe, ngo uziko ngo narangiza mu rugo ntayo. Cyangwa wajya kuri mobile money aho yabikaga ukajya urabona uko message rero igiye, mwibuke kwigusigira balance, hasigayemo 300, kandi ubwo uzishyura ejo bundi ari kukwishyuza 200, none hasigayemo 100 ngahe? Ubwo ari kugwira, ari kugabanuka. Ikiba cyarabiteye biba byarapfiriye ku kwicara utagira igenamigambi. Ntukicare mu buzima butagira igenamigambi. Ibyo bizanakurinda iyo ufite igenamigambi, akaje kiyadukije urakabara ukakirengagiza kuko ufite icyo umaranye iminsi. Noneho rero aha ndahavuye, ngiye ku ngingo ya 3, kumenya amakene y'ibanze. Kumenya amakene y'ibanze. Turakennye mu buzima ariko amakene ntangana. Amakene ntangana. Amakene arimo ubudehe. Ibyiciro by'ubudehe murabizi? Yesu yabishyize mu makene. Matayo 6:25 haranditse ngo nicyo gituma mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo, aha muhumbi, mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. Umurongo wamwe ntabwo bajya bawumva. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nawo ukaruta imyambaro. Buri bugingo bavuze n'ubugingo n'ubugingo. Beso ami niyo bari kuvuga. None umubiri ho n'ubutaraga. None bavuze ibyo kurya n'imyambaro. Mwumva uko amakene akurikirana. Ibintu byose byatuma wemerwa n'Imana niyo makene y'ibanze. Niyo makene y'ibanze. Akurikirwa ibintu byose byatuma uyu mubiri ugubwa neza nturware, niyo makene ya 2. Hakurikiraho ibyo kurya. Hagaheruka rero imyambaro, ubwo n'ibindi biza. Nguko uko amakene yatagiye akurikirana. Noneho ujya kubona ukabona umuntu, aya reka ne kubivuga, muri aya makene iby'ubugingo byose ndabitindaho kuko ab'Imana nibo bajya bumva amagambo y'Imana. Kujya no kunywa biza ku mwanya wa mbere, ko guhumeka byo ntitubigura. Mbambanje kuguhumeka ariko byo ntitubigura, sindigwa mbivuga. Nta n'umuntu uri ku isi wakubuza guhumeka, na Putin na Trump ntabwo babishobora. Murabyumvise ko mudashimye Imana? Abakiriya bagiraga umwaga ku mwuka, nkuko muri kubona bagiye bafata amasumo bakayashingamo amashanyarazi, tukaba turi kubishyura. Bagashyira izo satelite zabo mu kirere, tugakoresha network ariko tubanje kubishyura. Iyo hagira uwigumanira umwuka tukajya tubona ari udupfonyoreho, nikari kutubaho. Imana ishimirwe ko ntawe uzatubyiga ku mwuka kugeza Yesu aje. Tuzaba tukiwukurura uko dushaka, mukurure.
mukurureho nta wenda kuwukubuza. Ikibikurikira rero ni ibyo kurya no kunywa. Buri wese amakene y'ibanze yo mu rugo ni ibyo kurya n'ibyo kugenza ute n'ibyo kunywa. Kabiri ni inzu yo kubamo. Gatatu ni amafaranga make cyangwa menshi yo kwigisha abana. Kane ni ugufasha abana. Ni ugufasha abana nguko uko amakene agiye akurikira. Ndasubiramo. Ajya ngo icyambere ni iki? Kujya no kunywa. By'ubugingo byose ntitubitindaho. Impamvu ntabitinzeho. Uwanze kubigira ntacyo ntahandi mahubwo twamukorera. Ubwo kurya no kunywa. Bikurikirwa n'inzu yo kubamo. Bikurikirwa make cyangwa menshi yo kwigisha. Ku musozo udufaranga duke cyangwa twinshi wafashisha abandi nabyo bifite mu nshingano. Ubwo ni imigani 17 inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi. None haya makene nuko akurikiranye. Inzara zirihe? Mwumvise umwanya w'inzara urimo? Ibidefirizo n'ibirangi byo kumenya. Ibitukuza n'ibishyira ubururu. Amafaranga agiye ku murimbo natawe birangana. Ngaya makene y'ibanze. Noneho reka mbwira abahungu ba nyiri urutwe runini rutarengwa n'imijugujugu. Iyo umuntu azi kwikemurira aya makene y'ibanze, kiremo ijambo ryitwa inzu yo kubamo. Rubanda barabimwubahira kandi atari we yabikora. Ntabwo banyumvise. Wuzuza inzu yawe ku gasozi nk'iyi ngiyi turimo. Ukayisiga akarangi, ugashyiramo inzugi, ugashyiramo amatara, ugashyiramo imireko. Abantu bahagera bakajya bati uyu ni umugabo pe. Watambuka ugiye mu bukwe cyangwa mu birori. Ngo mutambuka muze mwicare hano. Bari kugushimira inzu yawe kandi utazabaha. Ubwo ibyo mubyumve, iyo utazi kwikemurira amakene yawe y'ibanze no muri sosiyete urasuzugurika. Umugatolika we agiye kubyandika, abyandika muri Bibiliya niba ari mwene Siraki mu Buhanga 29 simbizi urabifite mu bindi. Yavuze ngo ibintu biri mu incyuro niba bindebere ndebe ko nabisoma, ariko yabivuze n'abara bibishya ku buryo nawe wagira umujinya ukarara wubatse. Ni mwene Siraki ni nko muri 29 cyangwa se 29. Ngo umutwe w'amagambo yarawise ngo biwawe aho gusembera. Niko yakisi. Kariya kantu karambabaje. Hari igihe umuntu akubwira nabi ukumva kugeze ku igufwa. Kandi njye nabyitekerejeho hari aho byanjyanye byigeze bimbaho. Nuhabona uhamye. Harimo ijambo rivuze ngo gucyurirwa ubusembere. Niba wajya muri turusaci ukabibona. Ngo gucyurirwa ubusembere. Gucyurirwa. Barahampaye ni 29-21. Umva uko uyu mugatolika yabivuze. Biwawe aho gusembera. Icyangombwa mu buzima ni amazi n'umugati. Gusa rw'umuza n'ibyanditswe bizima. Hamwe n'umwambaro n'inzu yo kwikingamo. Kubaho gikene mu kazu k'ibyatsi kawe biruta kudamarira iw'abandi. Jya wishimira bike cyangwa byinshi byawe, bityo ntawe uzagusuzugura kuko ubeshejweho n'abandi. Kuva mu nzu ujya mu yindi biteye agahinda. Aho ugiye kuraraguza ntuhagira ijambo. Ugucumbikiye umuhereza ibyo kurya no kunywa ukabigayirwa, ndetse ukumva n'amagambo agusebya ngo ngwino wa mwagewe. Utegura ameza kandi niba hari ibyo kurya umpe nirire. Hoshi wa mwagewe.
bisaba kurusha icyubahiro. Umuvandimwe wanjye yaje kunsura nkeneye iyi nzu. Ngibyo ibintu bibaza umuntu uzi guteganya ni ugucyurirwa ubusembere no guterwa inkeke n'umwishyuzi. Hari n'abantu batarezwe rero, hari no gucumbikira mu nzu ye akagira ngo uri n'ikimara nubwo waba ufite n'izawe niba utari, akagira ngo n'ikigo nta n'ikintu ugira. Kuguhagarara hejuru, inzu yanjye baranayishe, inzu yanjye. Kera najyaga mbona ba papa bari gutiza abantu inkweto. Kera batiraga inkweto, papa yarazigiraga akajya batiza. N'ubu se bibaho, urabona n'ibikibaho. Noneho ukumva ari kubwira umuntu ngo wowe n'icyo mfa nawe ngo urayihengeka. Namwaye naragiye n'ipfunwe nta nivumbure ngo ndihangana ngo noneho nzajya ngenda neza. Kugeza ubwo nzajya ngenda gutya. Ngo adahengeka inkweto y'abandi. Ibintu bibabaza umuntu uzi guteganya ni ugucyurirwa ubusembere. Amakene y'ibanze nyavuyeho. Noneho buriya kubana n'ibyoroheje ntabwo twabirangije. Nzi umuryango umwe bajyanye abana babo kwiga mu ishuri ryitwa Wisdom. Yishyuraga miliyoni 3 ku gihembwe, kuko umwana umwe yishyuraga ibihumbi hafi 250. Harimo n'ababagamo yararenganye. Ku munsi umwe naramwicaje nawe rero wa mubyeyi we ni koko bigezweho muri n'abasirimu n'abandi batazakugaya bakaguseka. Ariko ibi ntabwo uri kubara nabi. Hari ishuri ry'ubuntu ukajya kwishyura 250 ngo yango bigisha neza ngo abantu bose ngo bamuno ngo niho bari kwigisha abana. Bisawa ni ntidutege uwanjye azakurusha. Barabiteze, barabarushije. Hari n'uwarasi. Hari ibintu ntabwo ari uko ngaye ko hatariho amashuri yigisha, arahari yigisha. Ariko ngo amashyi make yimisha umwana impengeri. Aho ujya gutanga ibihumbi 250 mwakihuza muri ababyeyi 4 bakiga muri naniyasi nk'uko bisanzwe, ahubwo mugashaka ubakocinga kandi ijana yagera ari n'iry'itanu kandi akanabakocinga neza, noneho biyicariye iwanyu ibintu bimeze neza, bakazahangana n'abandi. Mujye muragira ubwenge mu byo mukora, nimujye musifate mukumbo, niko mu Giswahili bavuga. Mwijye murahomboka, mwijye murahomboka. Ari gihomboka ukazasanga nta nyungu yabivanye. Rero amakene y'ibanze nyavuyeho. Gupanga imishinga izaramba, gupanga imishinga izagenda ite izaramba. Ubundi ni uwa mbere ni isambu, uwa kabiri ni ishyamba, uwa gatatu ni inzu ikodeshwa, uwa kane ni ibihingwa ngengabukungu. Nta yindi. Naho tujumba nimbuza kurahira ko duhora ntawe tuzakiza. Kuvuga ngo uroroye nibyo, hari igihe nke kuzamu ariko nta mayezi, hari n'igihe guhonda hasi. Jondi baraziriye turumirwa kandi ntacyo wabatwara. Twabagira ute? Baziriye pe, baziriye. Hari nk'abari bari kuduha nk'igihumbi $1 miliyoni n'igice, ukumva ngo barayiriye kandi uyiriye ntazana gushima. Yawe yarananze ngo nituzahura azanambwira ngo wenda nkayaho yari iryoshye. Si iby'ubwenge kugurisha ikintu gifatika ngo ugiye gucuruza. Kuri guhumba. Niba ufite isambu ubwo kubiga computer kubayitinga umuranye, iyo ni hard copy. Iyo ni hard copy. Niba ufite ishyamba iyo ni hard copy. Niba ufite inzu iyo ni hard, n'ikibanza ni hard. Iyo ugurishije ngo ugiye gucuruza, ugiye kugura soft. Kuko ubwo kuba tuvuga rurimi utanze igifatika, ugiye gushaka ikinafatika.
ko gucuruza n'urusimbi ushobora kurya cyangwa bakagenza ute bakakurya. Ubwo bamwe banyumve njya numva hari abari kwiragaragara ngo ako gasambu ngo muzakagurishe ngo muyambe ngo ncuruza yinya. Ntabwo njye nakwemerera. Baracuruza bakagura isambu, ntibagurisha isambu ngo bajye gucuruza. Mama Sekovia kuri kubyanga kansubiremo. Umuntu aracuruza akagura isambu, ntawe ugurisha isambu ngo ajye gucuruza. Icyo utazibeshya na habe n'umunsi n'umwe. Noneho murabe munyumvise nsubiremo imicinga iramba ngo ni iki? Ni isambu, ni ishyamba, ni inzu ikodeshwa, ni ibihingwa ngengabukungu. Ubwo ikinyuranyo cya ngengabukungu ni ingandurarugo. Ubwo ndi kuvuga ikawa, ndi kuvuga icyayi, ndi kuvuga makadamiya, ndi kuvuga za kakao, ndi kuvuga ibireti, ndi kuvuga biriya bizahoraho. Guverinoma zibirinduka izazi zabisanga kandi zabibikeneye. Ibyo uba witeganiye. Naho ibindi byose ukudushora turayashora, akaba n'igihe abizanye tukakira, ariko hari n'umunsi bikomboka usigarane n'igice. Nyir'ishyamba rihari, inzu ihari, n'iri myitongo aba ari ijyawe. Uzamura muri rya tongo waguze. Noneho kuba witeka kuko nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nta muntu wakiriye ubutumwa bwiza ujya binjije. Mu gitabo cyo guhamagarwa kwacu n'iyo paje nayibona harimo amagambo avuga ngo iyo umuntu yakiriye ubutumwa bwiza, paje ndayibona iyo umuntu yakiriye ubutumwa bwiza ngo bumwigisha n'imirimo isanzwe yo mu buzima. Turebe niba ariho. Ntabwo mbashije kuhabona, ariko abazasoma iki gitabo haranditse ngo ubutumwa bwiza ngo ni nabwo bwigisha. Ego nahabonye 29. Haranditse ngo iyobokamana rya Kristo rizunga kandi rizafata mbiri irari ryose riteje, rizahembura imbaraga kwitegeka n'umwete wo gukora, kabone nubwo haba ari mu birebana n'ubuzima bwo mu muryango, ubuzima bwa buri munsi. Ritwigishe kuzigama, uburyo bwo kwiyanga no kwihanganira ubukene nta kwivovora. Iyobokamana rya Kristo niryo ritwigisha kuzigama. Hari ahandi handitse ngo niryo ridufasha no mu mirimo isanzwe, yego, mu ijambo ry'Imana 36, mu ijwi ry'Imana ryumvikanira mu ijambo ryayo ryera. Impapuro zaryo zera zuzuye inama n'ubugingo bihamanije n'ukuri. Ni umuyobozi w'imico itunganye. Muri ryo harimo amabwiriza n'amahame agenga ibikorerwa mu buzima bwa buri munsi, kabone nubwo hari ibyihariye bitavuzwemo. Buriya muri Bibiliya niho harimo n'ubuzima busanzwe, ngo nubwo hari ibyihariye bitagenze ute bitavuzwe. Hari n'ahandi babivuze nuko ntabangutse kuhabona. Baravuga ngo iyobokamana ngo uryize neza na business uba wayirangije. Ngo iyobokamana ngo uryize neza, gushora imishinga, kuba umujyanama w'abandi uba wabitsindiye. Iyobokamana ni byose, kuba witeka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ntabwo mbangutse kuhabona hose, ariko muzabisome muri iki gitabo birimo. Noneho kanihute, ntabwo mbishyiraho ubusobanuro. Reka nsoreze kwigisha abawe gukora. Inama ku babyeyi, abarezi n'abanyeshuri nta kibuze. Harimo icyigisho kivuze ngo gukora. Baranditse ngo by'umwihariko abasore ngo nubwo bitabujije kubigisha siyansi,
ngo ariko siyanse ntikuraho gukora. Ndabivuga ndasoma ngiye gusoza. Kwiga siyanse ntibikuraho kugenza ute gukora. Barongera barandika ngo abakurambere n'abahanuzi ngo kera mu Isirayeli ngo umuntu wese wari uteganijwe kuzahagarara mu myanya y'ubuyobozi mu ishyanga ry'Isirayeli ngo ntibajyaga kumwemerera atarigishwa umwuga runaka. Muri make iyo waba uzayobora ukaba umufarisayo w'umusaduka, hari ikigo uzayobora mu by'Isirayeli, mu byo barebaga wujuje bararebaga ngo hari umwuga azi, yaboha intara, yaboha inkoko, yaboha ihema, yabaza, yabumba, yacura, yasatura. Babaga bazi ko ufite umwuga runaka. Pawulo rero burya yari umwe mu batware b'Isirayeli, nawe kugira ngo ako kazi agahabwe icyo cyari cyararebwe yari afite umwuga. Uwuhe yari umuboshyi w'amahema. Noneho ngo igihe yari yakiriye ubutumwa agiye gukora i Korinto, inzara imuriye, yatabawe na wa mwuga yari yarize. Uhereye uwo munsi biba na kondisiyo. Buriya intumwa gutya tuzerera tubwiriza ubutumwa, iyo udafite icyo ukora ntabwo byemewe. Nzamunyumvise buriya. Iyo udasanzwe ufite icyo ukora ntabwo byemewe. Kuba dufite isezerano riri muri Mariko ngo abataye ibyo bakoraga muri ubu buzima mu Imana izabakubira inshuro 100. Iyo n'ubundi ntacyo ukora Imana ikaza kugukubira, ifata 0 yakuba inshuro 100 bikaba 0. Mwabyumvise? Ariko iyo usanga ngo ibyo ukora wataye kubera umurimo, ariko ushoboye kubikora kandi ubikunda, irabikuba bikabyara ikintu. None ukamusohorerwa isezerano ry'icyo usanzwe ukora. Ngaho mubyumve ko buri wese n'umukire wakize cyane. Mu bitabo dusoma icyo nababwiye haranditse ngo nubwo yaba nta bukene n'imvahamyi biri kumwirukankaho ngo bimusabe gukoresha imbaraga ngo azigishe abana be gukora. Muri icyo gitabo no mu rugo rwa Gikristo barandika ngo ikosa ry'ababyeyi ngo benshi ngo ingorane n'umuruho ngo nibyo byabigishije ubwenge. Muri kubyumva? Ngo none uwo mwarimu wamugize uwo ari we none ngo ari kumurinda abana be. Gusa murabyumvise? Abafite amafaranga buno ni ingorane zatumye bayabona. None izo ngorane ngo nizo turi gutandaraza ngo zitagira ku bana bacu. Ubwo umugomwe mwarimu wakugize uwo uri we. Ubaze macuri rero turasabwa kwigisha abana bacu gukora. Ngaho igitabo cyitwa Child Guidance ndasomamo amaparagrafu 2 sinemerwa kurenza aha. Kuyobora umwana 357 haranditse ngo every youth on leaving school should have acquired a knowledge of some trade or occupation by which, if need be, he may earn a livelihood. Buri musore wese n'inkumi igihe azaba ari kurangiza amashuri hazakorwa igishoboka n'igidashoboka, abe yarigishijwe umwuga cyangwa kandi karimo yahugiraho, bibaye ngombwa ajya kwifashisha mu gushaka ibyamubeshaho. Iryo jambo rirumvikanye buriya. Nubwo yaba ari kurangiza ari lisanse cyangwa se ari ku masteringa cyangwa se PhD cyangwa se doctora, icyo yaba ari kurangiza icyo ari cyo cyose muri education chrétienne badutegetse ngo
uzamenye ko yibitseho na kuka. Mbese ni dogiteri ariko bibaye ngombwa wabona uruhago rwujuje nk'ubudodo n'amakoroshi. Ababaye i Nairobi nibo bakuvuga ndi kuvuga. Muri Nairobi hari abantu bashinzwe gusiga siraje. Ariko iyo muganiriye ujye gusanga ni dogiteri n'enjeniyeri ni lisansi barize baraminuye. Ariko arakubona agahita kureba ngo welcome can I shine your shoes. Abaguhamagara mu cyubahiro cyinshi. Ubwo nawe ukagenda nyine ukigira umubosi ukamuhereza akarukuba ntabwo banena kandi yarize. No muri Zambia niko nabibonye. Sanga umuntu wize waminuje ugasanga aciye bugufi nta nubwo bajya birata nk'uko twibyimbyina ntabwo bajya babigira. Buri wese azicare yibitseho akuba. Ndasoma iparagrafi isoza ni icyo gitabo n'ubundi 355. Useful trade, teaching useful trades. Abana banyu nimubigishe imyuga igira akamaro. Amagambo ntari busome maremare yaravuze ngo byashoboka ko umubyeyi ngo ataba afite ubushobozi buri bwigisha umwana we siyanse n'umwuga, ngo akaba agiye guhitamo kuzamwigisha kimwe muri byo. Madame Taragira ngo reka mbahitiremo. Byari itegeko ko umwana yiga siyanse akiga n'umwuga. None umubyeyi ntari kubona ubushobozi bwamwigisha byombi. Madame Taragira ngo reka mbahitiremo, nibiba ngombwa ko yiga kimwe ngo aziga umwuga kuruta siyanse. Nuko handitse ngo aziga umwuga kuruta siyanse. Noneho the carelessness of parents in failing to furnish employment to the children that they have taken responsibility of bringing into the world has resulted in untold evil, impaired the lives of many youth, and greatly crippling their usefulness. Ubunenganenzi bwa bamwe mu bavyeyi bananiwe gushakira abana babo ibyo bakora kandi aribo bihaye kubabyarira muri iyi si. Icyo bwatubyariye ni ibibi bitavugwa byashyize mu kaga ubuzima bw'abo bana b'urubyiruko, byarabaremaje bikoma mu nkokora kuba ingirakamaro kwabo. It is a great mistake to permit young men to grow up without learning some trade. Ni ikosa rikomeye kwemera ko abana bacu
nimuhaguruke mukwire kw'isi mubwiriza Yesu mukize imitima igiye kurimbuka nimuhaguruke